Nongeye kubasuhuza abakunzi bacu kandi mbashimira uburyo mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye gusubiza icyifuzo kimwe cy'abakunzi bacu bari badusabye kubategurira ibibazo n'ibisubizo bikunze kubazwa muri iki kizamini cya psychometric test cyangwa se psychometric exam. Ngira ngo ubwo tuheruka gukora video twari twashyizeho amabwiriza cyangwa se uburyo ushobora kwitwara uri mu kizamini cya psychometric. Hanyuma muri comment niho abakunzi bacu batugaragaje ko bifuza ko tubahereza ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa cyangwa se bibazwa muri kino kizamini cya psychometric. Uyu munsi rero twaje kugira ngo tubisubize aho tugiye kurebera hamwe ibibazo bigera ku 100 bibazwa mu kizamini cya psychometric. Rero ntatinze iki kizamini cya psychometric, ibi bibazo byaho cyangwa se ibibazo byayo n'ibisubizo bikubiye mu byiciro bibiri aribyo tugiye kurebera hamwe. Ikibazo cya mbere cyangwa se icyiciro cya mbere ni part 1, aho noneho usanga harimo ibibazo bigera kuri 50 ariko byibanda cyane kuri mindset cyangwa se kuri ku mitekerereze cyane y'umukandida. Hano batangiye bandika ngo, are you preparing for your upcoming MIFOTRA assessment? Many candidates find the psychometric portion of the exam to be the most unpredictable as it moves beyond the simple fact and the psychometric portion of the exam to be most yes. Ngira ngo nkuko muri kubireba hano, iyi paragraph ya mbere irasobanura neza purpose y'ibibazo 50 bya mbere cyangwa se iyi part 1, aho bagaragaza yuko ngo baribanda cyane mu gukavaringa situational judgment, uburyo wa judging situation runaka uhuye nayo uri mu kazi. Hanyuma kandi bakareba muse muri make utekereza ute, uburyo ufata imyanzuro mu mikorere yawe. Hanyuma rero hano hari ibibazo bijya kuri 5 bya part ya mbere. Ngibi hano icya mbere ni iki ngiki nkuko muri kubibona, harabanza ikibazo hagahita haza n'igisubizo, yes. Hanyuma hakaza ikibazo cya kabiri ndetse bagahita bashyiraho n'igisubizo cyacyo. Urabona ko cya kabiri answer yaho ni C. Hanyuma icya gatatu nacyo ngiki hano baragaragaza, reka bana cyo tugisome ngo, your team is struggling to meet deadline consistently. What action should you take? Hanyuma bagatanga igisubizo ko ari C. Nawe rero uri murabisoma biragusaba yuko uri buze kwita cyane, kwa ko ufite umwanya uhagije, noneho uraza kugisoma witonze wumve neza icyo bakubaza, hanyuma urebe n'igisubizo basubije, kugira ngo nuza gutangira gukora ikizamini cya psychometric ubashe noneho kugisubiza nta gutinda. Yes, kandi mbibutsa yuko muri psychometric test iyo utangiye gusubiza ukabona ikibazo ntucyumva neza, icyo gihe uhitamo icyo ubonye kugira ngo wihute, bityo kubera ko iyo ikibazo iminota yakirangiye gihita kigenda kandi ntabwo kigaruka ngo ubashe kugisubiramo. Ibyiza rero niba ubonye ukizi subiza vuba, niba ubonye utakizi subiza n'ubundi icyo ubonye kandi usubize vuba nanone, hanyuma hahite haza ikindi gutyo, kuko icyatambutse ntabwo kigaruka ngo ubashe kongera kugikora. Ikindi kandi iyo kugira ngo ubashe gutsinda ikizamini cya psychometric bisaba kuba uzi gusoma vuba. Yes, bisaba kuba uzi gusoma vuba kugira ngo ubashe kugendana n'iminota baba bageneye buri kibazo. Ntabwo ho rero ikibazo gisubiza ngo ukande kuri next cyangwa se kugikurikiyeho, ahubwo cyo time yacyo irangiye kirijyana hagati haza ikindi, kandi nta mahirwe uba ufite yo kongera kukigarura. Yes, dukomeza tureba bino bibazo n'ibisubizo rero. Ngira ngo turagera kuri part ya kabiri. Ntago ndi buze kubisoma byose kubera ubwinshi bwabyo, ahubwo kuri end cyangwa se ku musozo w'iyi video ndaza kubereka uburyo
ndibuze kubibagezaho kandi bitagoranye, noneho buri wese ubishaka akabibona. Rero reka tujye kuri pariti ya kabiri, twihute tujye kuri pariti ya kabiri ku kibazo cya 51. Yes, dore ngaha turahageze. Part 2, Mifotora psychometric practice question and answers. As you progress in your career within the public service, the challenges you face become increasingly nuanced. The second half of the Mifotora psychometric question bank focuses heavily on high-level operational decision making. Ni ukuvuga ngo hano iyi second part yo ngo yita cyane kuri decision making, uburyo wowe nk'umukozi ushobora gufata umwanzuro mu gihe habaye ikibazo runaka. Conflict resolution, uburyo ukemura amakimbirane uri mu kazi. Hanyuma hakaza na risk management, uburyo umanaginga risk mu kazi kawe. Ni ukuvuga ngo bino bibazo kuva ku cya 51 kugeza ku kibazo cy'ijana biragaragaza cyangwa se biribana cyane mu kureba ese uyu mukandida ugiye gukorera uyu mwanya ni gute ya managinga situation cyangwa se situation judgment, ni gute afata ibyemezo, ni gute handlinga complex workplace scenarios. Reba nka hano bavuze ngo building on the basics, this set focuses on handling complex workplace scenarios and operational decision making. Ngo rero ahangaha ngo barareba cyane uburyo ubasha guhandlinga ibibazo bikomeye uhuye nabyo mu kazi cyangwa se decision making yawe, uburyo ufata ibyemezo. Ngira ngo ikibazo cya 51 ngiki hano ngo customer complains about quality, how do you respond? Nubango abakiriya bawe barimo barakomplaininga kubijyanye na quality ya product wabahaye, ese ni gute wabasha gusubiza iki kibazo cyabo cyangwa se iyi complaint yabo? Ignore it, offer discount only, blame customers, investigate and improve quality. Yes, answer here is D. Nuvango iso ni D. Uzabanza we investigating hanyuma we improving quality ya product yawe. Ntago rero ndi bukomeze n'ubundi kubisoma byose kubera yuko biragaragara ko n'ubundi umwanya dufite utatuma tubisoma byose, ariko icyo nifuza kubabwira ni iki: niba wifuza yuko ibi bibazo n'ibisubizo tubiguha cyangwa se ubibona, uranyandikira muri comment ushyiremo nimero yawe ya telefone iri kuri WhatsApp, hanyuma bikoherereze biri PDF. Hanyuma ikindi, muri description y'iyi video ndashyiramo link ushobora kubisangaho mu buryo bwa online. Ariko twibuke yuko ntago buri gihe umukandida wese cyangwa se umuntu wese urashaka kubisoma azaba afite megabyte. Niyo mpamvu nashyizeho uburyo bubiri, ndashyiraho link ushobora kubisangaho ukabisoma ariko mu buryo buri online, cyangwa se niba ushaka ko mbiguha kuri telefone kuri WhatsApp nka document iri muri PDF ukazajya uyisoma udafite megabyte, icyo gihe uraza kunyandikira muri comment ushyiremo nimero ya telefone yawe iri kuri WhatsApp, hanyuma ndaza kubikoherereza kuri telefone yawe. Ngira ngo rero nasoreza ahangaha mbashimira ko mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, kandi ibiganiro byacu nkuko bigaragara biterwa inkunga namwe. Niba unyuzwe n'iyi video cyangwa se unyurwa n'ibiganiro byacu, twandikire udukorere subscribe, hanyuma utwandikire na comment, ukore na like kugira ngo nitujye dukora ibindi biganiro bijye bibasha kubageraho mu gihe cyihuse cyangwa se mubashe kwibona mu ba mbere. Ndabashimiye rero, mbifurije intsinzi mu bizamini byanyu
kandi mbifuriza amahirwe mu byo mukora byose. Njye nari Alphonse Ndagijimana, umunywanyi wanyu, umukunzi wanyu, kandi ubifuriza ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Naho ubutaha.